abantu ngo barataka cyane agera ku rwego ababwira ngo birashoboka ko Imana yanyu yazindutse cyangwa se yasinziriye, nimusenge cyane ahari nibwira bubumve. Ababwiye ayo magambo baragerageza biranga, ngo haje kuba nimugoroba mu masaha ya saa 9 arababwira ati ntako mutagize imishari ndi bukurase n'amabuye ngutera ndabona ntako utagize. Aramubwira ngo ariko njyewe none ahangaha ngiye kugutera kandi ndagutera mu izina ry'Uwiteka Imana ya Isirayeli. Twikirize haleluya. Ko nta bukene nta kefu ka ruguru, ariko wa mwana arabwira ati ntabwo nshaka kubana namwe, ni mumbi bizanje nigendere. Barabimuharagenda. Bibiliya tubwira ngo amaze kuzaya byose, amaze kubyaya abikoresheje ubusambanyi n'ibindi byose ngo bimaze gushira, Bibiliya tubwira ngo ahura n'ikibazo cy'ubukene, agera ku rwego aja gusaba akazi kuba umwungeri w'ingurube. Yesu nashimwe cyane. Kadusoma ijambo ry'Imana ryanditse mu rwandiko Paulo yandikiye ab'Efeso gice cya 6 murongo wa 18. Page mu isezerano rishya ni 198. Page 198 urwandiko Paulo yandikiye ab'Efeso igice cya 6 n'umurongo wa 18. 6:18 haranditse ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso musabira abera bose. Amen. Tushimiye Imana ko uyu munsi wa none twongeye guhagarara ngaha, Imana iduhaye umwanya wo kugira ngo tuganire ijambo ryayo. Ibi ni ibintu biba bikomeye bidasanzwe, kugirirwa icyizere tugahagarara ngaha kugira ngo tugabure iby'Imana, tubihaye agaciro. Munyemerere tuyikomere amashyi mu izina rya Yesu. Dusomye ijambo ry'Imana, iminota yacu aho igeze irahageze, kandi ndaryishyira mu mwanya mutoya duhite dusenga, kuko ijambo ry'Imana twagiye turyumva mu ndirimbo, kandi igihe cyacu nacu tugomba kucyubahiriza. Dusoma ijambo ry'Imana. Iri jambo mvuze ko ari Paulo aryandikira ab'Efeso, kandi byari nk'umwanzuro yari mafata amaze kwandika urwandiko. Arababwiye ngo bisigaye bene data mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Agenda ababwira izo ntwaro n'ubwoko bwazo, arazivuga ngo aje kugera ku musozo avugamo iyi ngiyi nshatse ko tuganiraho gatoya, kandi ntekereza ko ari bwo bwa mbere ngiye kwivugaho cyane. Ubundi nagiye mvuga izindi intwaro nkazivuga cyane, kavuga n'izagiye zikoreshwa mu isezerano rya kera. Izi ngizi Paulo yanditse muri iri sezerano rishya ntabwo ni intwaro nyine zirwana intambara mu buryo bw'umwuka, ariko mu isezerano rya kera hari izindi zarwanaga mu buryo bugaragara. Ugasanga abari nka ba Gideoni w'umucamanza, ugasanga akoresheje ibindi n'imuri, nabyo bifite ingene bisobanuye mu buryo bw'umwuka, ariko mu buryo bufatika agakoresha ibibindi n'imuri. Ba Dawidi bajya kuza bagakoresha umuhumetso, agafata amabuye agafata n'umuhumetso akarwana urugamba akarutsinda, kandi rukandikwa mu ijambo ry'Imana. Ariko mu isezerano rishya kubera ko intambara zacu atari fizike ku buryo turwana gutya tubonana, n'intwaro zacu niko ziba zimeze, ariko ngo nubwo zimeze gutyo zisa nkaho zitagaragara imbere y'Imana, ngo zigira imbaraga zo gufata ibintu byose byishiriye hejuru kurwanya kumenya Imana, ngo zikabikubita hasi, ndetse ngo zikagera kure cyane, zikagera mu mitima, zigafata ibitekerezo birimo zikabigomorera Kristo. Muri kunyumva se? Zigafata ibitekerezo biri mu mitima y'abantu zikabigomorera Kristo. Paulo yagiye gusoza kuri iryo jambo aravuga ngo kandi twiteguye guhora kutumvira kose, ngubwo kumvira kwanyu kuzaba gusohoye. Hanyuma natekereje ndibaza ngo gusengesha umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga, nako ko nyine mvuga, nubwo nasomye nakandi nyuma ya virgule, ariko nako nashatse ko tuganiraho uyu munsi. Musengesha umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga. Dusenga buri munsi, kandi kuva Paulo yanditse iri jambo biragaragara ko hari igihe rimwe na rimwe cyangwa se kenshi dusenga tudasengesheje umwuka.
iyi ni recommandation Paulo aduhaye, aravuga ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo kugira gute bwo gusenga. Noneho nagomye kuvyibaza ndavuga ngo ese ni gute umuntu yomenya ko yasengesheje umwuka? Ko tujya dupfukama tugasenga nyuma ya virgule ngo mu buryo bwose bwo gusenga. Hariho uburyo bwinshi abantu bafata basenga Imana. Hariho igihe abantu bagenda bagapfukama bagasenga Imana, abandi bakarambarara hasi bagasenga Imana, abandi bagasenga bahaye bagenda, abandi bagasenga baryamye, ariko abandi bagasenga mu buryo butandukanye bwa bundi nawuzi. Harabajya mu mazi bagapfukama mu mazi bagasenga Imana, abandi bakurira ibiti bagasenga Imana. Position iyo ariyo yose usengamo, ufata usenga, recommandation usengesha umwuka iteka mu buryo bwose bwo kugira gute bwo gusenga. Ndaje tuvuge bukeya elema nashatse gufataho nge natekerejeho hamwe n'umwuka wera w'Imana. Ntekereza ko izo ari zo umuntu rimwe narabitekereje ndibaza ngo ni iki umuntu yakora kugira ngo amenye ko yasengesheje umwuka atasengesheje amarangamutima. Yakobo yigeze abyandika, andika ikinyuranyo cy'ibyo ngibyo, aravuga ngo igituma abantu benshi basaba ntibahabwe ngo nuko baba basaba nabi, kandi uko gusaba nabi yarashatse kuvuga ngo basaba bakurikije irari ryabo, bashaka kubyayisha irari ryabo kandi ribi. Umuntu ashobora gusenga igihe kirekire, agasenga iminsi myinshi, ariko atarinjira mu murongo Imana imushakamo, atarinjira mu murongo Imana imushakamo. Hanyuma hari ibintu bibiri natekereje ku giti cyanje, ariko nawe ushobora gucukumbura ukabona n'ibindi. Nibajije ndatekereza ndavuga ngo ariko niki gishobora kunyereka neza ko nasenze isengesho mu buryo gusengesha umwuka iteka, gusengesha umwuka iteka. Niki gishobora kubinyereka? Hanyuma hari amagambo abiri ndatekereje. Isengesho ryose umuntu agiye gusenga, ngaho ni munyumve, mureke utambuka ni protocol, ni inshingano ziwe. Iyo rimwe na rimwe umuntu agiye gusenga Imana, umuntu agomba gusenga Imana, isengesho ryawe ryose ribe rirerire ribe rigufi, hagomba kuba harimo n'inyungu z'Imana. Ribe rirerire ribe rigufi. Niba usaba umwana, munyumve, niba usaba n'umwana, reka ntanga urugero ndi kuvuga gutya. Bibiliya igitubwira ngo Hana Imana yari yaramuzibye ndizara, mukeba wa Penina arabyara abana benshi, ariko uko yasengaga asenga inshuro nyinshi ngo agera ku rwego abwira Imana ati noneho numuma sinzamugumana ahubwo nanjye nzamuguha. Imana yumva harimo nayo inyungu zayo. Muri kunyumva se? Isengesho riyobowe na mwuka wera w'Imana rigomba kuba rifitemo n'inyungu z'Imana. Icya kabiri, isengesho riyobowe na mwuka wera rigomba kuba naryo rihamanya n'ubushake bw'Imana, rihamanya rihuza n'ubushake bw'Imana. Aho simbatinda kandi ngiye kuvuga igituma mvuza ayo magambo yombi, nawe ugenda Imana ikwagure, ugenda utekereza n'ibindi, uko umwuka kuyobora uryagure cyane. Akenshi naribajije ndi gutekereza kuri ijambo, ndibaza ngo ni gute namenye ibyo Imana ishaka kugira ngo ibyifuzo byanje n'ibyo Imana bihure. Njya gusanga, ese mwankurikiye, hari ubushuye buteye ubwoba, ariko kandi muri hangana mu ndebe mu maso, mwirinde gusinzira, Imana ibafashe mu izina rya Yesu, sindinda. Ndibaza ngo se niki cyane mbwira ko isengesho ryanje rihuje n'ubushake bw'Imana. Hanyuma nza gusanga uyu muntu bita ngo ni mwuka wera w'Imana, iyi Mana uyu Yesu yadusezeranyije kandi akaba yaramuduhaye akorera hano muri iyi si, iwe azi ubushake bwanje, azi ibyifuzo byanje, akamenya n'iki Imana ingambiriyeho, akaba intermediaire wanje n'Imana. Hanyuma akaza akanyongorera akambwira ngo dore uko ukwiye gusaba, dore uko ukwiye gusenga, dore uko usenga, kandi nasenga kwa kundi bigahita bihurirana n'ubushake bw'Imana. Imana igakora iki yishuza gukora kuri njyewe. Mwanyumvise? Nishaka sintangalira kandi nzitanga, ariko nashatse kumvuga bene ayo magambo. Uyu mwuka agira umumaro. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo mwijura imbere y'Imana mfite umuntu umvugira, aravuga ngo ni umukuru w'abatambyi, kandi
mukuru w'abatambyi ngo yitwa Rukundo. Uwo ntiyagiye ngo yicare imbere y'Imana gutya gusa, yaravuze ngo sinzabasiga nk'imfubyi, nzaboherereza umufasha, kandi uwo mufasha ntazabafasha muri bimwe, azabafasha muri byose. No mu gusenga kwacu, amasengesho yacu ntagomba kurangwa n'amarangamutima gusa. Icyambere natekereje ndi gutekereza kuri iri jambo, ndibaza ngo se niki rigomba kuba rimeze gute kugira ngo umuntu atekereze ko byibuze riri mu bushake bw'Imana, riyobowe na Mwuka Wera w'Imana. Isengesho riyobowe na Mwuka Wera w'Imana. Icyambere natekereje rigomba kuba harimo akantu k'icyubahiro cy'Imana, rigamije rifitemo n'inyungu zo guhesha Imana yacu icyubahiro. Rigomba kuba rifitemo n'inyungu yo guhesha Imana icyubahiro. Urugero nabivuze sinsubira mu nyandiko ngene vuga ngo byanditse gutya nahangaha. Umunsi umwe Eliya Bibiliya itubwira ko amaze guhuza ingabo za Bayali n'Abashera, Abisirayeli bose baje kureba ngo haba ikintu kimwe kidasanzwe. Arababwira ngo uhereye none, abwira Ahabu, aramubwira ngo ni wowe wateje amapfa muri Isirayeli, aka kaga kageze ku Bisirayeli kose ni wowe gateje. Ahabu aramubwira ngo nawe ni wewe. Eliya aramubwira ati ntabwo ari njyewe, ahubwo ni wewe n'urubyaro rw'iwanyu rwaso. Noneho Eliya aramugarukana aramubwira ngo ndagira nkubwire ijambo, ndashaka ko izi mpaka zirangira, ndashaka ko bisobanuka muri Isirayeli, ndashaka ko Abisirayeli bava mu rungabangabo, kandi tugiye gusenga Imana, yaba njyewe yaba n'abandi bose wazanye wiringira abo kwa Bayali n'abo kwa Ashera. Uyu munsi bigomba kumenyekana Imana igomba guhabwa agaciro muri Isirayeli. Narivuze ngo isengesho ryawe kugira ngo ribashe kuba automatic ntirigomba kuba narirereye cyane, rinabaye narirereye ntabwo ari cyaha, ariko kandi ndagira ngo rigomba kuba riyobowe na Mwuka Wera w'Imana. Bibiliya iratubwira ngo aha baravuga ati cyo kiroroshe, ahamagara Abisirayeli, abaturage bose arabahamagara, ahamagara n'abahanuzi ba Bayali ndetse n'Abashera baraza ngo bahagere. Eliya arababwira ngo nta mpamvu yo kugira ngo Abisirayeli bahore mu rungabanga biteka, mwaraje mwimika ibigirwamana, mwimura Imana ya Isirayeli. Uyu munsi ahabaye ngo confusion, abantu ntibakimenya Imana yo kwiringirwa iyo ariyo. Abantu bayobotse ibigirwamana kubera Ahabu na Yezebeli n'abo bahanuzi mwazanye. Ati ndagira ngo turebe niba izi Imana mwazanye ari Imana zo kwiringirwa. Sa turi kumwe twikirize haleluya. Ko ndavuga cyane se ko buranyumva? Muri kunyumva? Hanyuma Bibiliya iratubwira ngo avuze ayo magambo, baravuga bati ni ukuri koko natwe akaga katugezeho, turagira ngo koko bisobanuke tumenye Imana tugomba gukorera. Nyuma y'imyaka 3 n'igice turakubitise bihagije, bigomba gusobanuka Imana tugomba gukorera iyo ari yo tukayimenya. Eliya arababwira ati mwe muri benshi ni mubanza. Baratangira basenga zabigirwamana byabo, baragerageza bagera ku rwego batangira kwikebagura, amaraso atangira gushoka ku mibiri yabo. Ya maraso amenetse, abantu ngo barataka cyane, agera ku rwego ababwira ngo birashoboka ko Imana yanyu yazindutse cyangwa se yasinziriye, nimusenge cyane ahari nibwiri bubumve. Ababwiye ayo magambo baragerageza biranga, ngo haje kuba nimugoroba mu masaha ya saa 9, arababwira ati ntako mutagize biragaragara ko Imana yanyu ishobora kubihuze, nimureke nanyu mpamagara iyanjye. Kandi kwari kugira ngo habeho icubahiro cy'Imana kigaragara muri Isirayeli. Sa turi kumwe kwigirize haleluya. Icubahiro cy'Imana kigaragare muri Isirayeli, bisobanuke neza Imana yo kwingingwa iyo ariyo. Isengesho riyobowe na Mwuka Wera w'Imana rigomba kuvizia icubahiro cy'Imana. Asenga isengesho nyuma y'uko asana igicaniro, aravuga ngo data Uwiteka Imana ya Isirayeli, Mana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, ndagira ngo uyu munsi bimenyekane ko ari wewe Mana. Ariko yongeraho nakandi kamwe kagakeregeshwa ke, aravuga ngo bamenye ko nanjye ndi umugaragu wawe. Bibiliya iratubwira ngo akivuga ayo magambo, umuriro uramanuka ngo utwika igitambo, utwika n'amazi n'amabuye byose birashya birakongoka. Abisirayeli bose barubarara baravuga ngo Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana. Nico niyo ari intego ya Eliya, no kugira ngo bimenyekane ko Uwiteka niwe Mana muri Isirayeli. Icubahiro cy'Imana mu isengesho ryawe uko riri kose,
ugomba kurara ku ijoro utekereza ku Mana ukavuga ngo niki nakora, ariko kandi ubitekereje mu buryo bwa kamere. Mwuka wera w'Imana nakuyobore mu isengesho ryawe, nunasenga usenge ku buryo utekereza n'icyubahiro cy'Imana, n'abakizwa bakizwe mu zina ry'Imana, mu cyubahiro cy'Imana. Kabiri, hari irindi natekereje. Bibiliya iratubwira uwundi munsi umwe ngo umwami wa kabiri wa gatatu wa Isirayeli witwa ni Salomo yagiye gusenga, yari akiri umwana mutoya, ariko yimiswe mu cyimbo cya se Dawidi, ngo arasenga atamba ibitambo, ngo arangize gutamba ibitambo bwije nimugoroba araryama. Ngo aryamye agira ikibazo, arasinzira ibitotsi byinshi. Imana imusanga ari mu nzozi, iramuganiriza, iramubwira ngo saba ikintu kimushaka nanjye nkigukorere. Nawe ngo atekereze mu bintu byose byo kwifuzwa, abwira Imana ngo ndasaba ubwenge, kandi ubwo bwenge niyo kugira ngo ncire Abisirayeli imanza zitabera. Imana ngo birayinezeza ziri mu ijuru. Imana iravuga ngo si ibyo narimenyereye ku bantu, nari nsanzwe nzi ko abantu basaba ubutunzi, bagakunda icyubahiro, bakanasaba ko abanzi babo bapfa. None wowe urasaba ubwenge, kandi ubwo bwenge bufite intego yo gucira Abisirayeli imanza zitabera. Imana iramubwira ngo kuko ibyo ari byo usabye ndabikwemereye. Ko tutikirije? Kuko ibyo ari byo usabye ndabikwemereye byose. Imana iranamubwira ngo nabiriya bindi utasabye abantu basanzwe basaba nabyo ndabikwemereye. Imusezeranye isezerano iravuga ngo mu bakubanjirije n'abazaguherukira ntawe uzahwana nawe. Harimo gukiranuka kw'Imana. Imana niba ari ikintu kijya kibabaza Imana mu bateka ya Isirayeli, ni uguca imanza za kibera. Muranyumvise? Iyo abantu bagenda barya ruswa bagira gute, bibabaza Imana iri mu ijuru. Ubuyobozi n'ubutegetsi bwose bwa ruswa Imana ntibuha agaciro, ntibwemera. Imana yemera ubutegetsi buca imanza zitabera. Bibiliya iratubwira ngo amaze guhabwa ubwo bwenge, ndabona ko ubushyuhe bwabanye bwinshi, abantu ko barwana bakanura, ariko nyine kubera ubushyuhe amaso akaruha agafata neza akabona arafashe. Nimwihangane mu ndebe gato ngiye gusoza. Hanyuma ariko sindasoza ntababesha, hasigaye nk'utundi tubiri. Narigeze umukanguke. Hanyuma Salomo ngo amaze guhabwa ubwo bwenge, aramanuka avuye aho ngaho gutamba ibitambo no gusenga ku kanunga karusha utundi twose icubahiro, ngo agere muri Isirayeli hariya mu mudugudu muri Yerusalemu, ngo ahure n'abaturage bamuteze umutego. Baravuga bati twimise umwana ukiri mutoya, reka turebe koko ko yari yagera igihe cyo gutegeka, nimba yashobora gutegeka Isirayeli. Bamuzanira abagore babiri b'indaya, babyaye abana babiri, kamwe karapfa akandi utari nyina arakiba, arakajyana. Ngo arangize kukajyana, barabamuzanira baramubwira bati uru rubanza rwaciye mu nzego zose byaranze, nyakubahwa mwami kiranura aba bagore kuko bageze ku rwego natwe tutabasha kubakiranura. Ngo bamubwira ayo magambo, ngo arahagarara, yari akiri mutoya. Birashoboka ko yari ari kumwe n'abagabo bakuru, yari ari kumwe n'abamama bakuru, birashoboka bamugose bategereje kureba icyo umwami uko mwami aca urubanza. Ariko Imana yari yamuhaye ubwenge bubasha guca imanza zitabera. Ngo arababwira ati ako kana kazimani mugafate, mugaha abasirikare barakegeranya, umwe agafata utuboko undi agafata utuguru. Hanyuma arababwira ati nanjye nimunsingirize inkota. Barayimusingiriza ati ngiye gucamo kabiri, umwe afata agace kamwe undi afata kandi, nimurangiza mugende. Hanyuma wa undi utari nyina w'umwana we ngo ahita avuga ati ati mbega umwamuzi ubwenge, ati nuko mwami cyangwa vuba, niba ari utuguru ndajyana utwo, niba ari n'umutwe ndajyana cyangwa vuba. Hanyuma mugenzi we wari nyina w'umwana aravuga ati mwami mbere yuko ugira icyo ukora wampa umwanya akavuga ijambo rimwe. Undi ati rivuge. Ati ndagira ngo njewe kubwire ko maritse amaboko uwo mwana muzima mumwihera mujyane, akuvuga ngo ugire icyo umutwara. Ngo avuge iryo jambo, umwami aca urubanza. Umwami ngo ahera ko aravuga ngo uhereye none ndagira ngo mbamenyeshe nyina w'umwana, abwira abasirikare ati nimugafate neza mukegeranye, dore nyina w'umwana n'uriya wamugiriye imbabazi. Twikirize haleluya. Isengesho risengesheje umwuka wera rigomba kuba rifite intego yo gukiranukira Imana. Icya gatatu, isengesho risengesheje umwuka wera hagomba kuba hariho n'impamvu zo gutuma uca bugufi imbere y'Imana, ugaca bugufi ngo usenga Imana iri mu ijuru. Nabivuze mu iteraniro rya mbere, Bibiliya igitubwira umumowabukazi bita ngo ni Rusi yaje muri Isirayeli, ariko ari umumowabukazi azanywe na Naomi yari nyirabukwe nyine birumvikana. Ngo amare kuba nyirabukwe ariko apfusha abana b'abahungu n'umugabo arapfa. Ariko uyu mugore yagize ibyago pe, uyu mugore yahuye n'ibitangaza ku isi, kandi ibyo byose bimubaho ari impunzi.
atari muri bene wabo. Igihe cyo gutaha kigeze biba ngombwa ko ahindukira ngo asubire iwabo, ngo agize ngo arahindukira baba kazana bati turajyana bombi. Ariko munyikirize haleluya, baba kazana barahindukira bombi icyarimwe ngo bahindukire, bibi kibazo baramubwira bati turajyana nawe. Naomi ngo arabareba abona baracari batoya, bombi nta wari wabyara n'umwana n'umwe. Arababwira ati bakobwa banje, ati ko mwagiriye banyakugendera neza nanjye ubwanjye mwambaniye neza, nta cyaha na kimwe nta kosa na rimwe mwankoreye, ndagira ngo mbasabe nimugende musubire mu ngozi wanyu, muzabona abagabo bazabashaka Imana izabagiriye neza kuko mwagiriye banyakugendera. Ngo ababwira ayo magambo baravuga bati turajyana. Ato ya nta mpamvu yo kutuba tujyana namwe, kuko nubwo nababwira uyu munsi ngo nabone umugabo nasama nkabyara, ntimwategereza abo bana ngo bazababera abagabo banyu. Kwaba ari ukuruha, nimushaka abagabo mugende musubire iwanyu muzashaka abandi bagabo mubane. Umwe mukuru witwa ngo ni Orupa, we ngo ahita yumva ni ukuri yerekeye yaragenda. Hariho komantere zijya zivuga, ese ko muranyumva? Hariho komantere zijya zivuga, ngewe ubwanjye nazumva abantu bazivuga ariko sindasoma cyane. Bavuga ngo Orupa yasubiyeyo aragenda arashaka, ngo agiye maze gushaka ashaka muri baba Filisitiya, agiye kubyara abyara Goliyati. Burya ngo niwe wabyara Goliyati. Rusi nawe ngo aboneza inzira yo mu Bisirayeli, ngo agere muri Isirayeli, arashaka nyine nawe ashaka Bowazi, ndabirenze ibyo ngibyo. Ngo abere gushaka na Bowazi babyara n'umwana ngo ni Obedi abyara Yesayi, Yesayi nawe abyara nde? Abyara Dawidi. Ngo buke yaba Dawidi yaba Goliyati, babana bombi bakomoka kwa wa mukecuru witwa ngo Naomi, baba kazana biyo bombi barabyaye abana mu moko atandukanye, uwa kamere n'umwuka. Barahura mu kibaya cya Dura, barahura mu kibaya cya Ela, niba ntibagiwe, barahura bagiye kurwana bombi. Sibyo ndagambiriye kuvuga, ariko ngo bahuye, ngo Goliyati aramurangiza, abona ngo nakana gatoya, kandi ngo kari agahungu kakiri gatoya ariko kari nakeza ku isura. Gashobora kuba kari gato katari kanini, gato kembamba kazuri sana. Wakareba atese noneho bohereye n'agakobwa babuze n'agahungu, zibuze n'uwatuma gatoya we ndiyo tuma n'agahungu. Abona karasera agakobwa ati wa mwana we niki kikuzanye uje kurwana nanje? Ariko uranzi ati uyu munsi nugira ubuhanyo ukabona ndagushikiri ndaguca umutwe none ahangaha, kandi izi nyama zo mu ishyamba n'inyoni zo mu kirere ndazikugaburira na bene wanyu bose. Uyu munsi ngo atangira kumutuka mukwera mu mazina y'Imana ziwabo. Dawidi ngo aramureba aramubwira ngo wowe wanteranye icumu n'uducumu, ndabona nta kutagize, ufite n'umuntu ugenda gukingira imishari indi bukurase n'amabuye ngutera, ndabona nta kutagize. Aramubwira ngo ariko njyewe none ahangaha ngiye kugutera, kandi ndagutera mu izina ry'Uwiteka Imana ya Isirayeli. Twikirize haleluya, ndagutera mu izina ry'Uwiteka Imana ya Isirayeli wasuzuguye. Kandi gituma Imana ikungabiza harimo impamvu ebyiri. Iya mbere irakungabiza kugira ngo uce igihanga, kugira ngo Abisirayeli biwacu bamaze iminsi 40 mu ndake na bene wanyu bari hariya bose baramenya ko muri Isirayeli hari iki? Hari Imana. Twikirize amen. Urugero rwa nyuma kugira ngo nje gusoza, mwumva ko mpange ndabishamwe nawe ugenda uzagura umwuka wera bigufashe mu izina rya Yesu. Urugero rwa nyuma, Yesu mu isezerano ricyaciye imigani myinshi, akora n'ibitangaza byinshi bigaze 35. Hanyuma mu migani Yesu yaciye yavuze nk'umugani w'umwana w'ikirara. Uwo mwana w'ikirara ngo yaraje abwira se, aramubwira ati papa ndagira ngo utangarize ibi ngibi, ndagira ngo utangarize ko twakuze na mukuru wanje, ariko mukuru wanje akunda guceceka cyane, njyewe sinahora muri bene ubuzima ngo mutegereje ngo ari uzabanza kugenda. Ati njyewe ndashaka umugabane wanje, mu mugabane wanje nigendere menye uko nzabaho. Isara agaragaza kumwumvisha ko bagomba kubana, ko nta bukene nta kefu ka ruguru, ariko wa mwana arabwira ati ntabwo nshaka kubana namwe, ni mumbi bizanje nigendere. Barabimuha aragenda. Bibiliya tubwira ngo amaze kuzaya byose, amaze kubyaya abikoresheje ubusambanyi n'ibindi byose ngo bimaze gushira, Bibiliya tubwira ngo ahura n'ikibazo cy'ubukene, agera ku rwego aja gusaba akazi kuba umwungeri w'ingurube. Ngiye gusoza kandi ko nagera aho nkaba ndasoje kugira ngo iminota ireke gushira. Agera ku rwego atangira gukora mu ngurube, agera ku rwego atangira kwifuza n'ibiryo, ngo byibuze azagaburira ingurube akureho n'utwiwe nawe ku ruhande. Inzara yari yamuriye, yari imereye nabi, iramurigeza ku rwego atangira kwibaza ngo se uko bibaye gute. Ngo amara kwibaza ngo se uko bibaye gute, ngo asubiza ibitekerezo inyuma, yibuka iwabo ko hari hameze, yibuka ko n'abagaragu b'iwabo bari bafite uburenganzira buruta ubwo afite aho ngaho.
aravuga ati ntacyo nkimaze singifite n'uburenganzira bwo kongera kwita umwana. Yemera ibyaha byiwe mu mutima, aravuga ngo ngiye guhindukira nerekera iwacu nsubireyo, ninagerayo nzabwira data ngo nta burenganzira bwo kwita umwana ngifite, ahubwo nje kugusaba kugira ngo mbake mbe nk'umwe mu bagaragu bawe. Ngo agihindukira, Bibiliya tubwira ngo Sara murangiza aturutse kure, kuko se niyo yahozaga amaso, kuko umwana we yari yaramubabaje. Ngo murangiza aturutse kure, ahamagara abagaragu be arababwira ngo wewe uragenda urebe impeta y'inzahabu, nawe urebe ikimasa kibyibushe kiryoshye, nawe urebe imyenda myiza, dore wari warapfuye ndasa n'umuruzi kwaje aragarutse. Iwe mu mutima yari ataramenya ko se yemera kumubabarira. Ngo agiye kumugera imbere aramubwira ngo papa singikwiri. Papa we ati tuza baza utuze, icyari ngombwa gusa si ibintu warangije iri ingezi nukugiza gute nukugarutse. Iyo umuntu aciye bugufi imbere y'Imana ugasaba imbabazi, nubwo woba warakoze ibyaha bingana gute, ubwoko bumeze gute bw'ibyaha, Imana yiteguye kugira gute kukubabarira. Umunsi umwe Bibiliya itubwira umunsi umwe Yesu ari ku musaraba, niho nsoreje, kandi umushumba araba yiteguye ahita azangaha. Yesu ari ku musaraba ngo yabambanywe n'abagome babiri, ibisambo bibiri, ikibumoso ngo kiramubwira ngo papa, ngo kiramubwira ngo ndagira ngo tukubwire ko wakoraga imirimo n'ibitangaza tukiri hariya tukiri bazima tugenda, kandi wari ukomeye, ntiwakwikura kuri uwo musaraba natwe ngo tukureyo. Yesu ngo araceceka. Yesu yarababaye. Ariko uyu w'iburyo ngo aramureba, arangiza mugenzi wiwe ari ku musaraba, ngo aramubwira ngo niko ese ko turarenganye cyangwa tuzize ibyo twakoze? Twebwe tuzize ibyo twakoze, ariko uyu nguyu nawe umushinjiki, kurabona ko atarenganye. We ngo aramuhindukirana aramubwira ngo data uzanyibuke. Ngo avuge iryo jambo. Yesu ngo aramuhindukirana aramureba, aramubwira, hari umuntu weretse kubyigisha ejo bundi, aravuga ngo ni commentaire nawe aravuga ngo Yesu nta mva yari afite, ariko ngo icyatumye atagira n'imva nuko atigeze arara mu mva. Yesu ngo yaravuze ngo abwira cya gisamba, arambwira ati uyu munsi ntabwo turara hari hasi, ahubwo turara muri paradizo y'Imana. Ahindukirana wa wundi wari wemeye ibyaha bye uko biri kose, nubwo yaramanitse nawe abyemera ko yakoze ibitangaza, yarenganyije abantu, yabambuye, yahemukiye abantu benshi, aravuga ngo twebwe tuzize ibyo twa. Iyo umuntu yemeye ibyaha bye bingana no kubabarirwa imbere y'Imana. Tugiye gusenga Imana. Iryo niryo sengesho riba riyobowe n'Umwuka Wera w'Imana. Rigomba kuba bya mbere riviziya icubahiro cy'Imana, cya kabiri ufitemo intego yo kukiranukira Imana, icya gatatu uca bugufi, icya kane nico nari mvuze cya nyuma nukuba uciye bugufi kandi wemera gusaba Imana imbabazi kuzo wayihemukiyeho. Ushobora kubana n'ibindi byinshi nawe ukaryaguruka umwuka kuyobora, ariko njyewe nabaye nteguye ibyo ngibyo kuko iminota yanjye ni kwingana. Nta kindi gituma dukiranuka usibye, hari umuririmbyi warinze aravuga ngo Uwiteka umucamanza, ngo iyo abonyeho amaraso ngo ntabwo ancira urubanza rubi, ahubwo anyitukiranutse. Imana duhana umugisha mu izina rya Yesu. Twikiriza Imana duhana umugisha mu izina rya Yesu. Dusengesha umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga. Nusengesha irari ryawe ugasengesha ukabona ntibikunze, hindura. Jya muri Bibiliya usoma ijambo ry'Imana urebe formule usenge. Ntibisabye kusenga menshi, ariko nayo kuyasenga si icyaha, ni ngombwa ko duhora dusenga, kuko Yakobo yaravuze ngo gusenga k'umukiranutsi ngo kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Iyo usenga ugahoza gusenga, musenge ubudasiba. Gusenga ni ngombwa, ariko kandi musengesha umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga. Kandi dusaba umushumba